kugira ngo mbwire njye kuryama bwije. Nziryamye hano ngo hari ikibazo. Mabuja na Ese ko mbona udafite amahoro tuje aho ndi bukurye. Mabuja ndabona bwije nshaka kugenda. Ese ejo wadusanzemo Ase ufite iki kibazo? Mabuja wanjye. Njye nakubwiye ngo uko uba hano nanjye niko mpaba. Icyo wakora nanjye nagikora. Everything. Somebody mentioned the scriptures to turn the hip is all over. Shamba naniwe ntabyoze. Naniwe? Ese kunanirwa no guceceka bihurira he? Ni akazi kenshi sheri no kora nawe uzabimenya. Ahubwo wowe nsigaye mbona ntazi ibintu byawe kabisa. Okay. Nsigaye mbona ewana wigwa mu matelefone shaba uri imaringa ugakabi. Amaposti yawe nirwa nyabona rego utagira ngo mbaceceke. None simba nagiye ku ishuri nkagaruka hano mu rugo. Nta nubwo ngiye nsigaye nkunda no kugenda. Umuryango muri iki gihe. Hanyuma ibyo uba wapostinze se uba warabifashe kera? Bifatira hano mu rugo. Ariko n'urundi rugo ntazi. Uya mbifatira hano mu rugo cyangwa se nkafata nkazirandimwe nkajya hanze nka prepare something and then Siko urugo rwahindutse simbimenye ndi. shaka kugabanya. Kigabanya ubuguze ntabwo uzi ko ibintu byusiye ko mu kazi kaza nsanga hano. Ahantu gusa. Nyine ugenda ntahari. Erega ndabibona. Ndabibona. Okay. Mba mbibona ku maposti yawe erega abana batoya namwe ntago mworoshye. Mwibagirwa ko nyine mwabeshya abantu ukagenda ugapostinga tu. Ngiye ntabwo nakubeshya rero. Ewe. Mwaramutse. Haramutse mushe. Se kuki usigaye utinda kubyuka? Urarwaye? Urwaye ryahise kutatubwira. Aha. Ariko kandi ndakora ko nibagiwe. Ahubwo nibagiwe kubaza waguze ibinini kuri farmasi. No, numvaga bitari ngombwa cyane nyine ndi kugenda neza ntacyo. Ko none ndabona hano musigaye muhisha ibintu byinshi. Shit, calm down. Nta bintu cyo kugwisha byaye. Nuko yari yarwaye umutwe gusa bisanzwe kandi urabona ko arubwo ngo bameze neza. Wowe urarwara ntubimbwire. Kuki wabibwiye Sabrina se ukaba ngewe utabimbwira? Asi nawe ntukagire ibintu big deal. Oya. Wumvaga azana kurura zo kubwe ngo nakoroye. Kandi mujye mumenya ko mwembi muri uru rugo ari muri mu nshingano zanjye. I know, but remember wari uri ku kazi. Ninjye muntu twirirwa na hano. Ndi ku kazi kurya ntataha hano. Mabuja meze neza ntacyo. Ese nabona kameze neza. Ahubwo Aha. Ibintu byanyu. uyu munsi ndakugira. Wowe se urashaka kujya. Ibyo ntabwo byose nta kibazo rwose. Kubera ko urwaye uyu munsi turateka ibyo uri burya noneho. Ntabwo ndwaye ibyo kuvuga nyine biki. Ntabwo byose nta kibazo. Okay. Noneho uyu munsi ninjye uri butekere. Gusa njye nakora iki? Sukuma ibiryo neza. Ariko none ibintu byanyu ndabona ari filime muri kunywa. Sukuma ibiryo neza. Okay. Uyu munsi ngenda njya mu gikoni ngiye kubatekera. It's okay. It's okay. Kandi uri ku kazi kanjye. No, it's okay. Niko kazi kawe ariko hano tugomba gufashanya. Sha muri kuntungura n'ukuri. Se tugutungura miki kandi uraje. Nta kibazo. Ahubwo naje tujya mu gikoni. Ahubwo Mabuja wa mugabo w'amakara yarakeneye amafaranga y'amakara nayo ntabwo yagize. Kandi narabikubwiye. Ejo yari yaje. Nabikubwiye nimugoroba. Sorry. Nabyibagiwe uze kunyibutsa ndabikora mu kanya. Ariko tu dramas twanyu ntabwo ariko twumva. Come on. No dramas.
Okay girl, genda uteke nari. Okay. Agaze sinzi niba y'umugoroba iri buhageze ushobora guhita ishira. Ese ibyo bintu kuki mutabivuze kare? Na gaze kandi. This is a weekend. Niho munsi wirirwa mu rugo. Okay. Muze kunyibutsa ndabikora. Hata tugende guteka. Abana. Nishimye. Abo mu cyaro bameze bate? Icyaro bameze neza. Umukecuru ameze neza. Nuko amaze iminsi arwaye. Abafana iyo igihe kazemo amagiye cyuga tusa nk'ugashima nawe yashize. Ibyo turaza kubireba nageze. Asa nk'urwaye? Maze iminsi arwaye sinzi ukuntu byagenze. None se wamwohereje amafaranga yo kwivuza? Se ukoresha ki? Oya, akoresha ki? Amafaranga se? Erega mabuja. Sinasi ntabwo uzi izina ryanjye nakubwiye ngo ntukampamagare mabuja. Njye ntabwo ndi mabuja wawe. Erega sabwe. Ntubyite nko kubasuzugura cyangwa kubapfobya. Gusa amafaranga mu mwenda pe ntabwo yakemura ibibazo byanjye. Ubu narangiza agenda akemure n'ibibazo byo mu rugo ni make pe. Njye narubwiye ngo ntugategereze ukwezi. Nise kuki utambwiye ngo ubwo amafaranga uboherereze mu bite kuri mukecuru ubwo se mutagize ikibazo gikomeye. Ntabwo nshaka kubavurira. Njye narakubwiye sinjye warukibwiriye. Narakubwiye jya umbwira umuhereze amafaranga woherereze mukecuru. Ahise utwo tubazo se arwaye se agira ibyo akemura. Naho gutegereza amafaranga y'ukwezi nanjye ndabizi ko amafaranga tuguhemba ari makeya. Rero ujye umbwira njyewe nzajya nyaguha. Ntukifate cyane. Rega jya bika ko nyuma y'ibyo ngibyo turi n'inshuti. Ariko sabri ikiri ikintu uzi ko uri unyitaho na mama wanjye turi kwigeze nyitaho. Come on. Ndabizi yari kukwitaho birenze iyo aza kuba afite ubushobozi. Ariko umubyeyi rimwe na rimwe akora ibingana n'ubushobozi bwe. So umuntu wese aba agomba kugira neza kuko baravuga ngo ugira neza ukabisanga imbere. Uyu munsi ushobora kukwitaho ejo bundi nawe ukagira undi muntu witaho. No, njye sinzi niba nabyita amahirwe ariko Urabona mwakunze Musi, karame. genda ku muhanda kakazungu mboneye pande. What? So ibyo cyo gutuma umuhungu umuntu umusore ungana gutya? Sanzwe nzimutuma ariko sinzi impamvu byivanze. Oya, nta kibazo. Kandi arasiza. Ihute. Ubwo ni kuri kode. Witunyohereza kode yawe. Ahubwo mabuja wa muntu se n'umugore Turavugana. Manze nzanira ibyo ngutumye ibindi mu kanya. Akoja. Kuko padi ni ikintu cyo gutuma umwana w'umusore w'umukobwa. Mbese ko nzanwa zimutuma kandi urazizana. Ndabyumva impamvu mbona ubushyushyemo. Oya ndabizi usanga uzimutuma ariko se ni ibintu byo gutuma umwana w'umusore ungana kuriya. Cyane. Ninde utazitumwa? I mind my business. Yeah. You have to. Anyways, Sabrina. Kunda musenga. Yewe. Kunda musenga. Namukunda. Ibyo gusa ko. Ikindi nza. Ushaka ko nzajya. Nzi ko ugiye kubihakana wivuye inyuma. Ntihakana se kubera hari ibyago arimo. Aha. Cyane ko nawe njye mbona iyo umuriro y'ibyo utabimukoresheje. No, ubibona nabi ariko uretse ko usibye ubukene musinganye nta mukobwa utamusarira pe. Nese mubeshye. That reason. Aisha, nisubona wowe ari mwiza. Nako wowe baranamusariye kwanza. Ese umusabye ko ufite umusore mukunda nabonye cyamusinga. Let me tell you. Kugeza ubu ndamukurikiye. Erega bibuke ko umusinga ari n'urugero rwanjye atari urugero rwawe.
turi mu kigero kimwe turi mu myaka imwe uzi ko mwangiza umukecuru ntabwo twakugize umukecuru ako come on imagine you kandi mwararyamanye reka ndeba mu maso mwararyamanye sha urambeshya ariko ntacyo reka kuva ryari mubeshye cyangwa umbwije ukuri reka nkubwire cyo uri mukuru wawe mbabona ubishaka ariko okay uri mukuru wanjye nta n'ikintu naguhisha sibyo so njyewe na Musinga nothing happened between us Sabrina ntabwo mbyemeye no sex between us sinzi impamvu numva ntabyemeye pe ariko rero ushatse wabitekerezaho please Tekereza for what? ufite boyfriend who told you I have a boyfriend I know you know I know you how I know you How? remember did you see someone who come sorry barampamagaye ariko bitekerezeho right bitekerezeho pe mundekere nabikoherereje yacekiyo email nabirangije okay oya birebe neza nabyohereje byose hari pages utari kubona oya nabyohereje byose birebe yego oya ya ndabyumva okay na sorry buretse gatoya uti ya ndi wantu nyine nayibuzira mu wasoro niyo nziza usikuze nibyo ntabwo ngo numvi nta kifari oya yisubizeyo mubwira mpereza yasanzwe mpereza yitwa always kandi urabizi ko atari niyo usanga uzana se yes yisubizeyo rero baguhereza imijya nkoresha umubwire kazungu ko yitwa always rego mabuja nta kintu kimwe nagukorera ambo niyo mpamvu ngukunda rata sawa ngaho tebuka Jowe ntabwo ari byiza ubaye iki wowe uburiya n'umwana wo kwirirwa azenguruka amabutike ngo ndashaka ipotex asi kuki ubazwe n'imitwaro twikoreye madamu arabyemeye aragiye dore ahubwo agiye no kugerayo but that is not right ayi iyo ujyayo se ma iyo umugirayo ni ubabara Sabrina we niyo la stress pe muri aka gatondo nta kintu bimutwaye sinzi impamvu wowe ubona byakubyimbije umutima ntabwo ari ibyo bantumye always uzahora woza ibibuno by'abagore kugeza ryari girebe ibikureba ibitakureba urebe hirya ntabwo nakurangiye akazi keza uko akanga ntabwo nahemukira mabuja wanjye ntacyo mbaye hariya mbayeho neza nijya gatatu ku munsi bamwe amafaranga nk'igihe ufite iki sahugu cyangwa uboneye iki uretse umuruho gusa ubundi muri bariya bakobwa babiri bose uguhemba ninde amafaranga agera Kazungu nta magambo menshi nshaka ibyanjye ndi kwihuta ndatinda dore baratetse uri kwihuta wasanganya akabuja ko akubwiye ko agushaka hari ikindi nayo uraba uyigarura uvuga ko atari amafaranga si yayandi genda tugereka amagambo Kazungu ntabwo aba ari byiza Ana? Sweet. Ngwino mu cyumba cyanjye nkubwire. Ngwino cyangwa ubyihorere. Ariko ntukigire umwana. Ngwino mu cyumba cyanjye. Nuse njyanjye ngiye kukurya. Sawa.
Allo? Ese Christian igihe nakubwire kuko ko ibintu byanjye nawe byarangiye nzakubwiza iki? Oya pe. Ibyo bintu twabiganiriyeho kandi ndumva nta wundi mwanzuro ngomba kubifatiraho nyuma yabyo. No. Ntabwo bishoboka rwose. Ihangane wige kwiha umutuzo mu mutima wawe, ntabwo njye nasubirana nawe ntabwo bishoboka. Ibintu byose wankoreye birahagije. Ntabwo njye nkeneye umuntu ukomeza gukina n'umutima wanjye. Never. Ntabwo bikunda. Ese kuki bikugora kumva? Shaka Christian wagiye wumva koko. I said no. Nta kindi cyo kurenzaho, nta n'icyo gutekerezaho. Mwanzuro nawe ufashe nkufashe. Christian, please. Amahoro pe. Amahoro, please. I beg you. I'm begging you, please. Mana yanjye kumva kwawe biragoye pe. Sorry, hari ibyo nari ndimo nta kibazo tuzavugana ubutaha. Mbwira kugira mpita njya kuryama dore bwije. Kugira bambwire njye kuryama bwije. Nziryamye hano ngo hari ikibazo. Mabuje na Ese ko mbona udafite amahoro tuje abandi bukurye. Mabuje nyine ndabona bwije nshaka kugenda. Ushaka kugeza turi mu nzu imwe na hano waharyama naho hari igitanda se ikibazo kirimo. Ako musiba gireka kumera gutyo gireka kuba umwana. Kandi ndabizura umuntu mukuru no kuba wigize nyoni nyinshi imbere yacu. Kare guri mabuje wanjye. Je ntabwo ndi mabuje wawe sinkuhemba, sinkwambika, sinkugaburira. Uko ubaye hano nanjye niko mpabaye. Icyo wakora nanjye nakikora. Sibyo? Mabuje reka ngendere njye nshaka kuryama no munsi nakoze cyane. Ntabwo bwina hano waryama ariko nta kibazo. Nimba ufite ikibazo cy'umusego hano hari ibiri. Ntabwo umwuka aryama. Urabona ikintu nagutwara? Mabuje njye ndumva nshaka kugenda. Ntuka umwana. Sibyo? Ntuka umwana kuko ndabizi nawe uri umuntu mukuru nyine. Abaye saa sita z'ijoro reka ngende mwe. Ase musi. Umwana ntacyo ndi kugutwara. Kandi igitanda ni kinini. Kandi uko turi bwegera ako tube tuganira basi uko ngiye tubasha kuza tuganira. Sibyo? Ahubwo ngwino wicare ngwino ibyo kurije neza. Tuganire nusinzire nanjye nsinzire kuko numva ndi stress ukuntu mu mutwe ntameze neza ndacana ngo amagaye hano. Hari ikibazo se? Ese turi inshuti? None se ufite iki kibazo? Umwana ntacyo nagutwara. Kandi nayo ufite nta kintu yagutwara. Ntacyo yagutwara ahubwo wowe ngwino uryame. Umwana ntacyo nanjye ndi gutwara. Nese waryamye neza utagwa hasi? Ryama ku musego? Ego komane. Ndabona wowe no kwiyorosa neza kugora. Ese jo dusanzemo. Ase ufite iki kibazo? Mabuje wanjye. Yera ubwe ngo uko uba hano nanjye niko mpaba.
icyo wakora nanjye nagikora everything. Nubwo ufite iyo titire ngo barakwishyura ugize ute, ntabwo bivuze ko wateka ngateka, wagira gute nanjye nkabikora, buri kimwe cyose wakora nanjye nagikora. Rero ntukanyite mabuja, kandi byongeye nta nubwo naba mabuja wawe, bivuga ko turi no mu kigero kimwe. It's not supposed to rain here. I was promised constant sunlight.